Indirimbo yiswe Immortality ya Celine Dion. Njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo muri comment ukamfollowinga nkayigwa muri video ikurikira. Uyu niwe njyewe niwe ndiwe. Kandi uku nibi nibyo nzi gusa. Ikindi namenye nuko ngomba kuhitamo kubaho kugira ngo mbone ibyo ntanga. Ibishashi bishashagirana bituma imbaraga zikura. Hanyuma nkahagarara nemye ku nzozi zanjye uko nshoboye, kikaba ikimenyetso cy'izizere cy'uko niyizereramo, ariko uri wanjye wenyine. Ikindi ngomba gukurikira umuhanda undi imbere nkakomeza, kandi ntabwo nzigera ndeka umutima wanjye ukontororwa n'ibiri mu mutwe wanjye. Gusa ni wowe wenyine wanjye. Ntabwo twasezeranyeho akaririmbo yo, ntabwo twigeze dusezeranaho, kandi ndabizi nabonye uwo nagombaga kuba we. Burundu urugendo rwanjye nzarukomeza iteka n'iteka, ibikunyibutsa nzabigumisha muri njyewe, nzabigumisha ibikunyibutsa muri njyewe, muri njyewe. Ibyo wifuje byose mbigira impamo mbyuzuze. Ese hari umwana uhari? Intambara zanjye n'ibibazo ntibizeshira, ariko ibyo Imana yavuzeho biri mu muyaga. Umwami w'imitima ukaba umukinnyi w'ibibazo. Ntabwo njye nawe disi twasezeranyeho yo, ntabwo twigeze dusezeranaho. Gusa nzatuma bazanyibuka, kubera ko nkomeza kugenda mbona ko inzozi zacu ziba impamo. Buri kintu cyose ndakibona gicamo, kubera ko uri uwanjye wenyine. Umbabarire, ubu nta kindi mfite, nta bintu by'inkundo nkijyamo, kubera ko nafashe umutima wanjye wose nkawuguha. Nzatuma bose bampereza burundu. Hari icyizere n'umuriro muri njyewe, hari icyizere n'umuriro muri njyewe. Nzatuma nafashe ibikunyibutsa mbishyira muri njyewe. Ntabwo njye nawe disi twasezeranyeho yo, ntabwo njye nawe twigeze dusezeranaho. N'urukundo rwose nari ngufitiye, ese basi nari gukora iki kindi ko njye nawe tutigeze basi tunasezeranaho yo. Akaririmbo ni aka Celine Dion kitwa Immortality. Nitwa Kai Proctor. Indirimbo yose muri comment nkayigwa muri video ikurikira. Peace and love.